Abantu bakunda gutembera mu bice bitandukanye by'isi bagenda bavumbura ahantu nyaburanga umuntu wese yakwishimira gusura no kureba ibyiza byaho. Nubwo bamwe banyurwa n'ibyo babona, hari n'abandi bagera ahantu hakabatera ubwoba ugasanga ni hamwe umuntu atakwifuza gusubira, cyangwa se akambaza Imana ngo have amahoro ntabwo azahasubira. Muri iki kiganiro reka turebere hamwe uduce 10 dufatwa nk'uduteye ubwoba kuruta utundi ku isi. Agace ka mbere ni ikirwa cya Dores muri Mexique. Iki kirwa cyashyizwe mu murage w'isi n'ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Xochimilco ni ikirwa cy'ibipupe giherereye mu gace ka Xochimilco. Kizwi cyane kubera ibipupe birenga 100 bihamanitse. Ibipupe bimanika ku biti kandi bikwirakwizwa mu byatsi byo muri aka gace. Nubwo bisa n'ibidashoboka, binateye ubwoba, bifite icyo bisobanuye ko aka gace kahoze gatuwe. Habaga umugabo wapfuye witwaga Juliana Santa Barrera. Nyuma yo kubona umubiri w'umukobwa wapfuye mu muyoboro uri hafi aho, Barrera yakusanyije ibipupe mu byiringiro byo kwirinda imyuka mibi kuko atasobanukiwe imva n'imvano y'uwo mubiri yabonye. Ubu abantu baratinyuka bakajya gusura aka gace baciye iy'amazi, bakajya kuri icyo kirwa bakibera amateka yaho. Agace ka kabiri gateye ubwoba ku isi ni umujyi wa Centralia muri Pennsylvania. Kuva mu mpera y'imyaka 1800 kugeza mu 1960, Centralia ni umujyi utuje muri Pennsylvania wari ufite ibirombe byawo. Mu gihe ikirombe kimwe cyafashwe n'umuriro mu 1962 watangiye gukwirakwira munsi binyuze mu miyoboro yari ihari. Nubwo abaturage bari bazi uko bimeze, ntibigeze bahangayikishwa kugeza hagaragaye ibintu bibiri bitangaje. Icya mbere, nyiri sitasiyo yari iri hafi aho avuga ko haje ubushyuhe budasanzwe mu bigega bye bya peteroli munsi y'ubutaka mu 1979. Icya kabiri, ngo hari umuhungu ukiri muto warigise ahareshya na metero 45 mu 1981. Kuva ibyo bintu bibiri byaba, abahatuye muri uwo mujyi baragabanutse cyane kugeza mu mwaka wa 2014 hasigaye abantu 7 gusa. Ubu umujyi ugaragara nk'uwabazimu, wuzuyemo amatongo menshi cyane n'ibisate mu mihanda. Kugeza n'ubu haracyazamuka imyotsi ndetse abahanga mu bya siyansi bavuga ko bizaguma gutya kugeza mu myaka 250 iri imbere. Agace ka gatatu gateye ubwoba ku isi ni umujyi ugikuzimu cyangwa se Door to Hell muri Turkmenistan. Aya marembo aherereye hagati mu butayu bwa Karakum muri Turkmenistan. Yiswe Door to Hell bishatse kuvuga amarembo y'ikuzimu. Ni izina abaturage bahaye ahantu hafite uburebure bwa metero zirenga 70 hatajya hazima. Igihe abahanga b'Abasoviyete batangiraga gucukura peteroli mu 1971, bakubise ku kigega cya gaze metani, maze ahacukurwarwa harasenyuka, bituma umwobo munini waho urekura umwuka mubi mu kirere. Abahanga mu bya siyansi bahisemo gucanira uwo mwobo kugira ngo batwike iyo gaze, ariko ihita itangira kwaka kugeza amagingo aya ngaya iracyaka. Ahantu ha kane hateye ubwoba cyane ku isi ni ishyamba rya Aokigahara mu Buyapani. Iri shyamba riri mu ntara ya Yamanashi mu Buyapani. Riri ahantu hasa n'ahatuje hepfo y'umusozi wa Fuji. Rifite amateka atangaje cyane. Hazwi ku izina ry'ishyamba ryo kwiyahura. Ni ahantu ha kabiri ku isi hazwiho gukorerwa ibikorwa byo kwiyahura nyuma ya Golden Gate Bridge. Mu mwaka wa 2010 abantu 247 bagerageje kwiyahura, ariko 54 muri bo nibo bonyine bapfuye, abandi ntibapfa. Ibikorwa biberamo harabihuza n'imyuka mibi bivuga ko ari y'Abayapani baba muri iryo shyamba. Ba mukerarugendo benshi batemberera bagenda bashyira akamenyetso ku nzira y'aho banyuze cyangwa se umugozi kugira ngo byorohe kubona uko baza gusubira inyuma. Ahantu ha gatanu hateye ubwoba ku isi ni ubuvumo bwa Gomatang muri Malaysia. Ubuvumo bwa Gomatang muri Malaysia bukikijwe n'inkuta z'amabuye zifite uburebure bwa metero hafi 100. Abashyitsi bakunze kuhasura bahava bahirahira bavuga ko hatangaje cyane kandi hateye ubwoba. Gomatang ibamo uducurama turenga 2 miliyoni, ibinyenzi ndetse hari n'ibindi biremwa byinshi byiza ushobora guhura nabyo. Harimo inzoka, scorpion ndetse n'ibindi binyabuzima biba mu mazi ushobora kuba utarabona, biteye ubwoba. Ahantu ha gatandatu hateye ubwoba cyane ku isi ni ibitaro bya Berlitz-Heilstätten mu Budage. Ibitaro byo mu Budage biteye ubwoba bitewe n'ukuntu hangiritse kubera kutahakoresha ndetse n'intambara. Hagati y'umwaka w'1898 n'1930, ikigo cya Berlitz-Heilstätten kiri mu majyepfo ya Berlin cyavuraga igituntu. Ni naho habitswe ibikoresho by'intambara byifashishwe mu ya mbere y'isi yose. Ari naho havurirwaga ibikomere. Ni naho umusirikare utangaje Adolf Hitler yararubwo yaramaze gukomereka ku kuguru. Nyuma ibyo bitaro byaje kuba ikigo cy'ubuvuzi bw'abasirikare bw'Abanazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, kandi cyakoreshejwe nk'ibitaro bya gisirikare cy'Abasoviyete mu 1945. Magingo aya ibice by'ibyo bitaro bimwe birakoreshwa
ariko hari n'ikindi gice cyatawe aricyo giteye ubwoba bitewe n'ukuntu hagaragara nk'ahateye ubwoba cyane. Agace ka karindwi gateye ubwoba cyane ku isi ni isumo ry'amaraso muri Antarctica. Taylor Glacier izwi cyane nka Blood Falls wagereranya n'isumo ry'amaraso, bivuga ko ifite inkomoko mu myaka irenga miliyoni 5 ishize. Aya mazi si amaraso atemba muri iki kibaya, ahubwo nayahindutse urubura. Urumuri, ubushyuhe n'umwuka mwiza byahise bihabura mu myaka miliyoni 2 ishize. Aka gace ko muri Antarctica karasurwa cyane kubera umwihariko wako, nubwo hari aho gatera ubwoba cyane. Agace ka 8 gateye ubwoba cyane ku isi ni umuhanda w'urupfu wa Bolivia. Umuhanda uva La Paz ugana Coroico muri Bolivia uteye ubwoba cyane. Uyu muhanda wayunga hasi y'amajyaruguru uca mu ishyamba rya Amazon, ufite uburebure bwa metero zirenga 457. Iyo urebye ubutumburuke bwawo ugira ubwoba. Uyu muhanda w'igice kimwe kigizwe na metero 3 z'ubugari ni gifite ikibikingira imbere n'impande zawo, ndetse no mu gihe cy'imvura n'ibihu ntiwabasha kureba imbere. Niyo mpamvu uyu muhanda wahimbwe Death Road, bisobanuye umuhanda w'urupfu. Uyu muhanda uzwiho kugira impfu ziri hagati ya 200 na 300 buri mwaka. Wahindutse ukunda gukoreshwa cyane n'abanyonzi b'amagare yo mu misozi kuruta uko wakoreshwa n'imodoka ndetse n'amapikipiki. Agace ka 9 gateye ubwoba cyane ku isi ni umusozi w'imisaraba wa Lithuania. Kuva mu kinyejana cya 14 abantu bashyiraga imisaraba kuri Hills of Crosses, umusozi uri mu majyaruguru ya Lithuania. Ibyo byose babikoraga mu rwego rwo kugaragaza icyifuzo cyo kwigenga kw'icyo gihugu. Nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage yabaye mu 1831, abantu batangiye kongeraho indi misaraba mu rwego rwo kwibuka abapfuye. Ubu hari imisaraba irenga 100,000 ihuzuye. Agace ka 10 gateye ubwoba cyane ku isi ni umusozi umanitsweho amasanduku muri Philippines. Niba ushaka gusura abapfuye muri Sangada muri Philippines, ugomba kureba hejuru aho kureba hasi mu butaka. Abaturage bo muri kano gace baziho gushyingura ababo mu masanduku bazimanitse ku mpande z'imisozi ahasa nk'ahahindutse irimbi ryambukiranya mu kirere. Amenshi mu masanduku amanitse aha amaze imyaka irenga 100 kandi yose asa nk'aho atandukanye, ndetse n'uwayikoze by'umwihariko ndetse n'ukoze amasanduku nawe ashyinguye muri imwe muri ayo ngayo zimanitswe aho ngaho. Aka gace nako gatera ubwoba abantu benshi cyane. Ngutwo uduce 10 twagarutse muri kino kiganiro duteye ubwoba ku isi. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro.